Paul nkuko bisanzwe ni wa muhungu wanyu must from two system Korean Garage Limited. Sinjya mbatenguha, sinzigera mbatenguha, always I'm here. Kuri uyu munsi wa none mbazaniye part 1 Santa Fe nkuko nari narabibateguje nka nabibabwira, mbazaniye part 1 Santa Fe. Part 1 Santa Fe rero nkaba mbazaniye kureba uburyo amasanta ashobora kugiramo ikibazo cy'ubushyuhe. Abantu benshi mba numva bibaza ukuntu imodoka nka Hyundai Santa Fe kuva kuri 2006 kugera kuri 2009 zikunze kugira ikibazo cyo gushyuha cyane. Ariko ikintu nshaka kubazanira ni umuti wabyo w'uburyo ki mwabyirinda mu gihe watunze imodokari yawe neza, ntabwo yashyuha wayitayeho nk'uko bikwiye. Ndagira ngo wumve ibintu ngiye kukubwira neza kugira ngo ubashe kujya utunga imodoka yawe izira umuze, itagira ubushyuhe na gato mu gihe wabyitayeho. Mbere na mbere gerageza wenda rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu minsi 3 ube wabasha gucekinga amazi yawe muri radiator cyangwa cooling radiator, ugerageze kuyacekinga urebe nimba yuzuye ameze neza. Ibyo numara kubicekinga ugerageze kureba nimba imodoka yawe nta hantu yaba imena amazi, ifite leakage ikaba yazana ibyo bibazo byo gushyuha. Ibyo numara kubimenya kubicekinga, aho ngaho ikibazo cya mbere uzaba wagishyize ku ruhande, imodoka yawe ntabwo yashyuha, ibyo bintu byose bimeze neza. Ikindi kintu uzacekinga, imodoka yawe uzajya ucekinga ukumena amavuta, ucekinga niba moteri ifite sound imeze neza. Ibyo numara kumenya ko bimeze neza cyangwa kubona ko bimeze neza, ikintu uzajya ukora, imodoka ushobora kuyigenderaho nk'umwaka festival cyangwa imyaka 2 cyangwa amezi 8 bitewe n'uburyo ushaka kwita ku modokari yawe. Ukaba wavuga ngo njyewe sinegereje ko imodoka yanjye ishyuha, ahubwo reka nkore kuba imodoka nshobora kuyirinda itaragera kuri ubwo rwego rwo gushyuha. Umva icyo bita gukumira icyaha kitaraba. Ukaba wafata umutekinisiye wawe cyangwa ukaba washaka umutekinisiye wawe cyangwa ukaba wagana aho waba waraguze imodoka yawe, bakaba bagufasha kukwereka abatekinisiye babizobereyemo b'abahanga, bakakwereka uburyo ki ushobora gukumira ubushyuhe bw'imodoka yawe mu gihe gito bitaragera ku rwego rwo hejuru. Ukaba wahindura icyo bita jouet de classe igihe kitararenga, atari ngombwa urinde imodoka ikuwaninge igihe cyararenze. Ukaba wahindura icyo bita jouet de classe cyangwa icyo bita gasket ku gihe, ukavuga ati ndayihinduye nshyizemo indi gasket ku gihe. Icyo gihe uzaba wirinze ubushyuhe buzaturuka inyuma wowe ku rundi ruhande utazi. Icyo gihe kubera yuko nimba jouet de classe yawe, jouet de classe ni iyi ngiyi ndi kubereka, iyi niyo jouet de classe cyangwa icyo bita gasket. Icyo gihe uzaba ukoze backup y'icyo twakwita cylinder head abenshi murayizi niyo twita class. Icyo gihe uzaba ukoze backup yayo kuko ntabwo izigera ishyuha mu gihe wayifatiranye jouet de classe itaragira ikibazo, ukaba wabasha kuyihindurira ku gihe. My guy, nkaho nimba utunze Santa Fe, Hyundai Santa Fe guhera ku mwaka wa 2006 kugera kuri 2009, ushobora kwita kuri ibyo bintu byawe. Nimba imodoka festival igendeyemo imyaka 2, ibyo ni ibintu biba bihagije kuko uburyo wafata umwanzuro wo bwawe ukaba washyiraho jouet de classe, atari ngombwa nk'imodoka ikuwaninge ko yagize ubwo bushyuhe. Ukaba wabikora mbere y'igihe icyaha kitaraba cyangwa se ikibazo kitaravuka. Cyo rero nagomeza kubashishikariza, iyi yari part 1 kuri Santa Fe, Hyundai Santa Fe kuva kuri 2006 kugera kuri 2009. Part 2 muzayibona step by step, nzajya ngenda ngomeza kubahereza umunsi ku wundi, aho nzabatenguha. Icyo musabwa no gukomeza gukora subscribe. Thank you. You say what?